ase nzarigiye kunyicira ahangaha mfite ubwenge wakihangira umurimo ra ungutse igitekerezo udakora nakarye Poromosiyo ese wariye wanyoye hasigaye ikintu kimwe kwituma no kunyara ibyo ngibyo rero nanjye nabikemuye tuwarete mobile ni mubuntu poromosiyo wariye wanyoye wariye wahaze hasigaye ikintu kimwe kwituma no kunyara ibyo nabikemuye nabazaniye tuwarete mobile by tuwarete company limited nabazaniye ubwiherero bwiza cyane ubwiherero mobile aho uza ukanyara ukituma kandi ibintu byose ni ku giciro gito cyane no kubipa kiriya uranyara se cyangwa urituma ndakora ibyoroshye tuwarete zawe zirese tuwarete ndazifite mba nzifite tuwarete nyinshi cyane ngiye banyita nakanyuma tuwarete kubera ukuntu ngira nyinshi ahubwo nyine urishyura mbere nanga bishyura kunyara ni ijana kwituma 200 mbese urumva biciro ni nk'ubuntu mba nabikubise hasi cyane ese nta kuntu wareka nkabanza ngakora service nkakwishyura nyuma oya ijana nyine rya mbere ni nka registration urumva ntabwo wafata service utishyuriye mbere ahubwo rwose tambukira kwishima ngirira vuba ariko ubu nzivaye Nyamirambo ubu ndeba izo nkare zawe ko numva ari insaza no ya zawe zirese mwana zawe no kuzigendera amasaha kiriya nyara hanga nyara usi niyo toilette nishyuye niyo toilette nishyuye nise ko wambwiye ko ushaka no kunyara wambwiye ko ushaka inzu yo gukodesha none se niba ari igiti hararuguru mvuyeho ni hari ibiti gabanyamagambo iki ngiki se waragiteye hakuza ngo nyare kiriya cyangwa n'abandi bagize inuze ubwoba reka gutinyura nge manyare Kiriya nta kibazo umvaga abanyiwe mikino yawe impereza amafaranga yanjye naguhaye impereza amafaranga yanjye naguhaye bana ibyo bintu byanyu by'abanyamitwe narabimenyereye impereza amafaranga yanjye amafaranga
kiriya amafaranga atagwira. Poromosiyo. Ako ku izuba ryaracanye abantu ntibakinyara. Ababa we. Hauze ubundi wajya ninyarira. Agenerwa ntegereje. Kiriya. Poromosiyo my Toilette company limited. Nabazane Toilette mobile. Kunyara ni 100 kwituma 200 miranje na 25. Miranje byose. Oya nyine miranje kombineze mbese kubikora byombi. Nge no ndabikora byombi. Wakubwe se? Sha bimeze nabi cyane kabisa. Cyane kabisa rwose niwe wakubwe. Banzu nyishyura ariko. Ese no kwishyura mbere? Oya bishyura mbere abantu. Ubundi ko ndi biragoye se? Oya. Ure umuntu yamaze kunyara cyangwa kwituma itagira gahunda nyinshi. Ashize saka. Se waba wabonye amafaranga yo kuryo kabura yo kwituma boss. Ntago bishoboka. Kane wakemeye 200 kari arimo rwose. Ni arimo nukuri. Aya boss. Bayihangana. Byibuze kereka yaza kubura umwana nawe uri umuntu w'umusore n'umugabo. Ibintu bikomeye nukuri. Surumva abanyara ahubwo mfasha rwose winindira rwose. Urahita uyuzuza urayoboya. Twarayo ngaye rwose ndi arimo bihangane. Reka kuvidura birahenda. Ahubwo tujye nunyereke merewe nabi. Oya kuvidura birahenda kabisa yongera. Fasha rwose oya kandi buzagaruka. Niba byanze yansubize nigende. Oya nyine. Ase wamfashije koko. Nta kibazo. Bimeze bite? Wa mugabo. Boss ngaho karibu muri toilette. Suko ibi ni biki koko? Ibi ni biki? Toilette nyine. Umva je niba ushaka kunteka umutwe ngiye nsubiza amafaranga yanjye. Haza amafaranga boss ngiyi. Nsubiza amafaranga yanjye ndaza gushaka handi ningera ramuka sana. Handi uburozi byo ukora amanga bitajya mu mwagemera kugorana koko. Akakobo. Akangaka subura inzovu ku buryo wakituma amanga aho kahuzuza. Ituma nibyanga nuhuza ndacukura wundi. Gira vuba ari abakiriya bantegereje ku muhanda gira vuba witume ntabe ngende. Inyicira business. Basi ndiyana. Wihanagura amafaranga wampaye kwikuruza ntabwo birimo. Uraramuka wikuruje. Jana mu nkiko. Akazi kagize guti kashyushye. Wandi niyo business. Nanjye nkaba umuntu. Poromosiyo kunyara ni 100 kwituma 200 meranje 25 my Toilette company limited mutambukira kwishima byose ni byiza nta cyo mwagaye kiriya karibu boss we na madamu wawe rwose muraberewe na sheri wawe ngo bimeze bitera mwambaye ndagusa ndabara nkabona meze nk'abantu mushaka kunyara no kwituma kugira ute mfite toilette ngewe ziza cyane mobile cyane hafi aha ngaha toilette nziza cyane rwose sobanutse neza cyane zo muri viziyo cyane bene numvaga bishaka oya nyarisha abagore imbere hanyuma abagabo no bagakurikira nyine ladies first urakopa oya siko boss none umugabo kweri ubusi umugore wawe waramwikopesheje siko umuntu yakora akakuba none urashaka kwikopesha toilette ubwiherero ntago nenzi ko wishyuza cyane yandi umukire amadolari se wayemera ari kibazo kiri amadolari je kuyatanga ese ubwo ugiye ngo winere boss mwego no mwajya mwituma buri munsi weguma tugende mwituma wese uko mwitumisha se ndako ni vuba ahubwo bawicaye hanga boss wicaye rwose nagatebe ni keza ndaje tambukira kwishima none se ko mbona hano hantu ntazi utazi iki rero ko mbona kujyana mu ishyamba mwuka byara utazi iki nyaranga biki nyaraha nyinisha mbwira ahantu hazongera nyara yewe hase umbundi umugore utari kunyara nyara koko mana ubuse nibambuna ko se wanyanya ahubwo ugira vuba kwa ganyine genda nyara ye kwa